Aha, yes, Christian rero turagarutse nanone. Reka tubanze dutangire hano kuri ibi ngibi by'uru rupfu rw'uriya mwana w'umukobwa wapfuye ndetse n'uriya mwana w'umuhungu. Gusa ariko tubanza kwisegura ntabwo aba ari kwishima ku bantu bapfuye cyangwa se ibindi bintu, ahubwo ni ukuvuga ibyabaye. Ubu ngubu ndahamya neza ndashidikanya yuko ushobora kuba wazanye ibimenyetso simusiga ndetse n'amajwi n'ibiki byose byerekana uburyo ki igikorwa cyagenze cyo kugira ngo uriya mwana w'umukobwa abe yakicwa ndetse n'uriya mwana w'umuhungu nawe abe yapfa. Gute rero ubundi byagenze bite tubwire? Afisi murakoze kuma ikaze kuri Chris Empire. Akakanye tuvugana nkabanzanye ibimenyetso byerekana imva n'imvano y'urupfu rw'umwana w'umukobwa ndetse n'icyateye kuba n'uyu muhungu yakwiyambura ubuzima. Ese byagenze bite? Ahangaha udufitiye iki bwa mbere rero? Akakanye tuvugana reka duhere ku kintu cyaje kugaragara yuko hagati y'imiryango cyangwa se hagati y'umuryango w'umwana w'umukobwa ndetse n'uyu muhungu hajemo ibintu by'amoko, ari nacyo kimwe cyashingirwaho cyane yuko bishobora kuba byarateye uriya mwana w'umuhungu kuba yaragejejeho uriya mwana w'umuhungu ubundi yari amaze kubwira umwana w'umukobwa ko bazabana. Urumva yamaze gufata umwanzuro kuko buri muntu uri muri kaminuza bari umuntu mukuru kabisa, ikintu bagitekerejeho niba gugejeje umushinga ko mwabana nyine urumva ko ari ibintu babigeze kuri. Sasa rero uyu mwana w'umuhungu we yaje kugumya apushinga abwira umwana w'umukobwa ko bazabana, noneho biza kugaragara yuko iwabo w'umukobwa ngo batabyumva neza. Ari naho mu majwi mfite ndaza kubagezaho muraza kubyumva 5 kuri 5. Noneho ikindi byaje kugaragara yuko uyu mwana w'umuhungu ngo nta nubwo ageze ashimuta uyu mwana w'umukobwa. Uyo tuvuga iyi nkuru ntabwo tuba twuje kwishima ku rufu rw'abana b'abakobwa, ariko tuba tugira ngo dusengure ibintu uko byagenze kugira ngo n'abanyarwanda babyumve neza. Byaje kugaragara yuko n'itike yakoresheje muraza kubyumva mu majwi ari umwana w'umuhungu wayimuhaye. Ni ukuvuga wa undi wabivugaga ngo yagize byose turaje tubyumve neza, abantu babikurikire neza nk'uko bari kubibona ku mpande, tugiye guhita tubitura abantu babyumve neza byose. Mu masaa 11 mbona nimero inyandikiye ngo mbabarire ngo umudayimoni yanteye kubikora. Ntabwo namenye ibyo ari byo. Iyo message narayirebye mbona ko ari uriya muhungu ko kera yigeze anyandikiraho ari kumbwira ngo ashaka kwiyahura ngo umuvandimwe wanjye yamwimye urukundo. Nari narayiblotse nimero ya mbere. Ubwo ndebye iyo message ngira ngo niwe ushaka kwiyahura ndamureka. Noneho ari nimugoroba mukozi nanjye niwe wamamagaye arambwira ngo Samantha yitabye Imana. Ndavuga oya ntago bibaho. Ndamuhamagara ndamwandikira ndamubwira ndabizi kuri kubibona mbabarira unyitabe, bari kukubeshyera ngo wapfuye. Byarenze bigera kwa kabiri narabyizera, nandikira tonto Seboro. Nyungandikira yarambwiye ngo wihangane kugukura inshuti zawe nta kindi kintu ndamubaza. Imana izadushoboze. Guhera uyu munsi kuva Ngabire yapfa ngiye byarangoye kubyumva, nkajya mbabwira ngo buriya yagize ubwoba yabonye saa nezigeze ntago amenyereye gutaha. Mwihangane Ngabire ntago yapfuye. Kuva Ngabire yapfa nabaga ntararira, naragize ihungabana nimagina ko ari kiri muzima. Ndize mu kanya mama Yiva ari kuvuga, ubwo nageraga ubwo nabonaga Ngabire nkamukoraho nkabona Ngabire ntago ari kuvuga. Ngabire nkamukomaho nkabona Ngabire ntago ari kubusha. Nibwo nahise nemera ko Ngabire yagiye ntazongera kumubona ukundi, ariko nta kundi. Imana izi uko byagenze, izi n'impamvu. Ngabire yambabaje, n'ubu ngubu ntabwo ndi kubyemera kandi naramwiboneye. Njye nka mukuru wa Ngabire ntabwo nabona nicaye hariya nabuze icyo mvuga kuri Ngabire.
kandi naragerageje kubana nawe cyane yawe rwose Rugamba inkuru yatakiriye ariko biriya byo kuba ngo baramushimuse ntabwo bamushimuse yego aya umukobwa yaje gusura umuhungu noneho uriya shere wanjye yarambwiye ati ni muri Gaseke se ni Gaseke njyewe namubwiye ati njyewe yaba ari mu ntara y'Amajyaruguru hagati hariya muri za Rulindo abimbwiye gutyo ndambwiye ati rero njyewe ntabwo Gaseke ari mu majyepfo, njyewe Gaseke nzi mu Majyaruguru hafi za Gicumbi, gutyo ndamusobanurira ko njyewe ndi mu Rwanda hariya muri Kongo. uwo musheri waba muri Kongo? barazakanye Mayonga. Abimbwiye n'ibyo twaganiriye, ubwo rero nabaye nabo ati uwo muntu mwaganire kuri ntuza kuri YouTube nk'uko nanjye tumwe turaganira reka nanjye nguha amakuru naba numvishe njye nabwiwe. Ntabwo nakumumura avuga ngo nari mwene nyina na Rugamba akakubwira ibintu nawe wabyumva cyo ukabiganiriza undi akavamo urujijo. Ntabwo uriya mukobwa yigeze amushimuta. Naye makuru y'amaye. None se biriya bintu ibyo bintu by'amoko muvuga bapfuye uriya mukobwa numvise no muri iriya audio amaye bivugamwo, hari ubwo se bajyaga babiganiraho wenda ntibahuze kubera ibyo bintu by'ubwoko, ibyo bibazo by'iyo myanda by'ubwoko? Kuko bajyaga babiganiraho. Yego, bari barigeze bateretana ubundi muri rusange? Barateretanaga. Yego. Umuhungu akabwira umukobwa ati ngiye ndifuza ko tuzabana. Ariko bakaza gupfa kiriye. Nubwo Yesu ko atigeze amwanga ngo nta mafaranga nk'uko bavuga ngo nta mafaranga yamuhaye. Ntabwo iby'amafaranga birimo. Bapfuye biriya rwose by'amaresizimu iby'ubuhutu n'abatutsi nibyo bapfuye. Abindi. Nibyo ni kuri iyo mukobwa abivuga? Uzi umukobwa uko wumva waba ari iriya. So ubwo wenda umukobwa akaba yarajyaga bicyurira umuhungu se ko ariyo mpamvu batabana, ariko se ko wumva bari barakundanyeho wenda yaje kubivumbura nyuma ko ari ibyo bari gupfa by'ubwoko wumva bakundanyeho? Bakundanyeho umukobwa nawaje kumenya umuhungu. Umukobwa agenda yanga gake gake. Umuhungu agashyiramo ingufu kuko n'amafaranga umukobwa yategesheje ni umuhungu ngo yamwoherereje. Yego. Yamwohereje itike. Kuriya mukobwa ajya kuza yahamagaye uriya sheri wanjye. Ntabwo ati ngiye kuriya sheri atariko ngiye numva bitandimo. We yaje ari nk'umuntu nk'uko usheri n'ubu namuhamagara akaza wenda agahamagara mwene we akambwira ati ngiye kuriya sheri atariko ngiye numva bitandimo. Yananyohereje n'agatike. Yego. Byagenze. Tugana ku musozo wenda kugira ngo ngurekure ubwana bwe. Ibi ntabwo ari bisanzwe kuba umusi yavuye mu mubiri tariki 23 z'ukwa gatatu, ari nawo musi mama w'umubyara yavuye mu mubiri tariki 23 z'ukwa gatatu 2013. Ntago biragoye kumva iyo coincidence y'ibintu, urwo ruhurirane rwo kugira ngo ibyo bintu bibere umunsi umwe. Ngabire amaze kura nyina yagiye kubana na nyirasenge witwa Uwineza Nadine, abamumenyereye bazi izina rya Noniya. Yamufasha ari umwana muto aho yatangiriye primaire kuri groupe scolaire Umubano. Amashuri yisumbuye tronkomeye ayitangirira kuri GAS, ishuri y'Abadventiste riri i Rubavu. Icyiciro kisumbuye cya
mashuri makuru bakunze kwita A level, yari kukiga kuri TVT Mutovu, aho yarageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri asoza icyo cyiciro. Ngabire yatashye mu cyumweru gishize avuye ku ishuri, aje gutangira kwimenyereza umwuga, kuko amasomo yigaga bisaba gukora kwimenyereza umwuga tumenyereye mu ndimi z'amahanga nka stage cyangwa internship. Iyo stage yagomba kuyitangira kuri uyu wa mbere ushize lendi, aho yavuye mu rugo mu gitondo saa 3 agiye gutangira stage ye. Avaho avuze ko agiye gukora stage, narangiza arajya gukoresha computer ye, yari yagize ikibazo. Ngabire isaha zo ko yari yavuze ko ahindukira, ibi ndabivugira kubw'amakuru twagiye dukunda kubona ku mbuga nkoranyambaga. Yagerageje kumisleadinga, nzi ko mbivuga, abantu bavuga ibitari byo. Mu busanzwe ntawe ubuza uvuga kuvuga, ariko natwe ntago twabura kubwira bumva. Ngabire ntago yari umwana utararezwe cyangwa ikinyabupfura gike. Muri izi ndimi mu rundi rurimi abana bakunda kwita ikirara, ariko Ngabire ntago yari cyo. Twongere tubisubireho, Ngabire ntago yari yarananiranye. Ngabire yavuye mu rugo agiye gukora stage. Ibyabaye ntago twamenye buryo ki yageze iyo yageze Rulindo, baramushutse akijyana, cyangwa se hakaba ari ubundi buryo bwabayeho kugira ngo agereyo, ntitwabimenye. Ariko gusa icyo twamenye ni iby'urupfu rwe. Urupfu rwa Ngabire rwaradutunguye, ariko ababikoze bari barabiteguye. Ngabire abo twari kumwe nimugoroba bagerageje kumva uko byagenze, ariko nkinye kubatabashe kubyumva. Ngabire yarishwe. Ngabire yicwa n'umuntu washatse kutubabaza abigambiriye, kuko ibyo yakoze yagerageje kwerekana uburyo cyari mwice. Abyereka nyirasenge wamureze n'umugabo we Sebuhoro bari hanze. Umwana yari yaragerageje kamenya ko ari bo bamuhagarariye, amenya nimero zabo, kuko igihe yagiraga ikibazo ku ishuri yarwaraga nibo bamenyeshaga. Rimwe bakoresheje telefone ye, ubwo yari abonye telefone z'ababyeyi be. Ubwo ejo bundi ajya kubikora, yabanje yohereza ubutumwa Sebuhoro ko yari yaramubuze, ariko amubonye, atari ko yari yarabigambiriye ko niyo atamubona ubwo yari kuzamusanga kwa nyirasenge witwa Fifi, kuko yari ahazi. Yabanje amwohereza uburyo ari bumwicemo. Adashize akanya amwohereza ishusho kamaze kubikora, kamaze kumwica. Ubwo niko yatakambaga wataramenye ukuntu biri kugenda, amusaba ati umwana uramuhora iki, umwana uramuhora iki, ko nta kibi yakoze, arazira iki. Ariko bo nubwo bahendaga umuntu utumva, kuko yari yamaze gukora ibyo akora, amwohereza ifoto ko yamaze kubikora. Undi yaguye mu kantu biramuyobera, baratabaza, bahita bahamagara nyirasenge Fifi bari kumwe,
abwira ati turebere niba Ngabire iyi myenda yambaye ari iye cyangwa ariyo yagiye yambaye. Nta gushidikanya yahise abona ko ari imyenda yari yambaye, ahita ababwira ati uyu ni Ngabire nta kabuza, niwe bishe. Twasigaranye ikibazo cyo kumenya tuti Ngabire yaguye he, turakuraho umubiri we kugira ngo tumushyingure. Uwo muntu saho yagarukiye gusa, yaratubwiye ngo tujye gushakira i Remera. Turahaguruka twese ababyumvise, umuryango wa data turiruka tujya gushakisha muri Kigali yose, ariko bibi byo busa. Bibaye saa 4 saa 5 duhebye, turongera turataha. Ariko dutaha tubona ko bamwishe, nubwo benshi bari banze kubyakira no kubyumva ko ari byo. Mwumvise ko hari abagiye bavuga ati ni iterambere ririho rya AI, ariko siko byari biri. Mu gitondo twarabyutse tujya kumenyesha ko twabuze umwana ku biro bikuru ya RIB. Aho twagiye twamaze kubamenyesha, ariko uko biri kose inzego za leta zirakora cyane, zari zabimenye, ariko bagomba kubona tubamenyesha ba nyiri umuntu ko twamubuze. Tunaboneraho n'umwanya wo kubashimira ko badufashije mu buryo bushoboka. Ntago badutereranye, bakoze ibyo bashobora gukora, kandi umubiri w'umwana turawubona. Batubwiye hafi saa 6 ko Ngabire babonye imibiri y'abantu babiri bapfuye. Umwe aryamye hasi, ari umukobwa, undi yari umusore yamaze gukora ibyo bintu, nawe arimanika ariyahura. Ni ibintu birebire kuko yanditse ubutumwa bwinshi bugufi abwohereza Sebuhoro, burimo agashinyaguro, ariko nta bantu babizi babyumva ko twabonye imbuga nkoranyambaga zishaka kwandika ibintu birimo n'agashinyaguro kuko batazi ukuri, ariko tugomba kubyakira kuko abavuga bo bazakomeza kuvuga. Ngabire tumaze kubona umubiri we, ubuyobozi bumaze gukora ibyo bikora, baramuduhaye, banshyira iruhande na nyirasenge, batubwira ukuntu byagenze nuko babibona. Gusa icyo nabonye, cyo nabo babonye ko bibatunguye, babona ko umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakoze urugendo cyangwa yatwaye mu buryo atari yiteguye, kuko basanze igikapu cye. Abana b'abakobwa barabizi, yari yatwaye irangamuntu n'igikapu n'imashini gusa, nibyo basanzemo. Batubwira ati biragaragara ko uyu mwana yaje atarafite urundi rugendo rwo kujya ahandi. Ikigaragara cyo umuntu yari yamwiteguye, ashobora kuba ataramuhaye n'iminota 2 nanga 5 yo kuvugana, kuko uko yakagiye uretse urwo rupfu yamwishe, twasanze ariko ameze nkuko yavuye mu rugo. Murabyumva ko twari dufite n'agahinda ko yashobora kuba yamushinyaguriye, ariko amahirwe nuko bitabaye nubwo yamwishe. Dufata umubiri we tujyana muri morgue i Nemba mu bitaro, turataha. Icyo nshaka gusorezaho, icyo kuvugana kivuze abumva bumvise, n'abatwara amakuru bumvise bagomba gutwara. Icyo nongeraho gusa, turashimira itorero n'inshuti n'abavandimwe mwaje kutuhagarara, kutuba hafi, mwadushyigikiye mu buryo bushoboka. Tugomba kubishima nabyo, kuko mu bibaho byose tuba tugomba no gushima. Reka nanzure ngirane muri Bibiliya mu umubwiriza Ecclesiastes
igice cya 3 umurongo wa 3 no 4 avuga ko hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hakaba n'igihe cyo kurira n'icyo guseka. Byatubayeho cyaba igihe cyo kurira, ariko nta kundi tugomba kubyakira kuko Gabire kugenda kwanjye muri Canada yaramperekeje ku kibuga turasezeranaho, ndagenda nawe arasigara. Ariko murumuna wanjye Fifi wabanaga nawe nyuma aza kubona agenda ye aranditsemo abantu bari bamubabaje mu mateka ye. Ntabwo byari ngombwa ko mbivuga, ariko reka mbivuge, nabyo ni amateka. Yandikamo igihe nyina yapfiriye, yandika n'itariki ngendeye. Ntabwo byoroshe na gake, ntabwo byoroshe. Yandika ayo matariki, ko ariyo matariki mu buzima bwe yamubabaje. Arambabaza ayo matariki nayo, ariko nta kundi, ku isi dutwaye. Reka nongere mbabwira andi mateka atoroshe, ariyo ya nyuma. Twabonye umunsi mubi, umunsi wo kwa mbere watubereye umunsi mubi, umunsi tutazibagirwa, umunsi wo kubura umwana twabanye nawe. Ntabwo byoroshe. Umuntu wamubujije ubuzima yaratwandikiye, atwandikira ko yamukunze, Ngabire akamwanga, ariko aravuga ko azamubona, ko azakora ibishoboka akamubona. Ariko ntabwo byoroshe. Turamubwira ati se wa muntu we, ku mwana wanjye yagiye kwiga, ko twamutumye kwiga akagenda akiga akarangiza, ko azakundana nyuma ko atari igihe cyo gukundana, ko ari ku ishuri, wamureka akiga. Arakomeza aratwandikira, natwe turamwandikira, turamusubiza, uko atwandikira tumusubiza. Niko umutware yandikiranaga nawe, nanjye niko nahamagaraga Ngabire mubaza ngo ari he, kuko yari yambwiye ko agiye muri stage. Niko nahamagaraga Fifi tumutumira message, niko twahamagaraga Japhet, niko twasangiranaga amakuru, niko Japhet twamukuye muri siporo, niko mukuru wanjye mama Loisi tubanaha, turamuhamagara tumubwire ibyo turi kubona. Mu minota mike uwo muntu adutumira umupanga ngo ari bumwicishe. Ngabire ndahamagara ndamubura, Fifi arahamagara aramubura na wacu. Natwe ntitwabyumva, biraducanga, tubura uko tubigenza abavandimwe. Twarahumaniwe, ariko mukomere, ntabwo tugomba guheranwa n'urupfu. Urupfu ruzashiraho, mukomere. Murakoze cyane, Imana ibarinde mwese. Biragoranye cyane kugira icyo umuntu arenza kuri aya magambo. Sawa rero Kristi, igikurikiyeho n'icyo. Yes, ngira ngo rero Kristi abantu byose babibonye, nicyo we warenzaho ku bwawe ku giti cyawe, ukurikije uko wabyumvise n'uko abantu tubiberetse byagenze bite. Ikintu kigaragara yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruracyakora iperereza. Niyo mpamvu rero RIB yatangaje amagambo akomeye ati abantu barimo baragenda batangaza ibihuha kuri urupfu, nta bimenyetso bigaragara bafite, bagomba gutangaza amakuru yizewe.
ariko ndagira ngo njye mama ari impungenge y'uko okay, so reka rero dushimire abadukurikiye. Ngiye navuga ngo ribu reka naho dutegereze ishyireho akadomo ivuga ati byagenze bityo, kuko buriya nibo bafite ubushobozi bwa nyabwo bwo gucukumbura neza mpaka n'ikuzimu bakagerayo no mu ijoro bakagerayo bakazana umuzi w'ikibazo cyose. Reka rero tubashimire, tubifurize kugira ibihe byiza. Reka tubifurize ibihe byiza. Ewana munyabuneka mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Nanabifuza icyumweru cyiza kabisa. Yego.